Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo intangiriro y'ubutumwa bwiza. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Aha hari amagambo avuga ngo Yohana amaze gufungwa, Yesu ajya muri Galilaya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati, igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje, nimwihane maze mwemerere ubutumwa bwiza. Aya niyo magambo twajye tuzirikana cyane muri iki cyumweru, ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo ubutumwa bwiza uko bwavuzwe na Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwavuzwe na Yesu. Reka mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho tubanze dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye ko wakomeje kuturinda. Tugeze muri aka kanya tugihumeka umwuka w'abazima, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwavuzwe na Yesu. Reka dusomeye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya mbere umurongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 15. Aya niyo magambo n'ubundi turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru, amagambo y'icyo kwibukwa. Reka dusome aya magambo nk'uko yanditse muri Bibiliya. Haranditse ngo Yohana amaze gufungwa, Yesu ajya muri Galilaya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati, igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje, nimwihane maze mwemerere ubutumwa bwiza. Aya niyo magambo yanditse kuri iyi mirongo ibiri ko tumaje kuyisoma, ngo niyo migabane itatu y'ubutumwa bwamamajwe na Yesu. Ese imigabane itatu iboneka aha ngaha y'ubutumwa bwamamajwe na Yesu ni iyihe? Mariko rero atanga hano incamake y'ubutumwa bwa Yesu mu buryo bworoshye kandi butaziguye. Imigabane itatu yabwo tuyibona mu ishusho ikurikira. Aha nshuti bakundwa, wowe uri kwiga iki cyigisho, hari imbonerahamwe twahawe. Iyi mbonerahamwe igaragaza ibice bitatu by'imigabane iboneka muri ubu butumwa bwiza, kandi igice cya kabiri cy'iyi mbonerahamwe kigaragaza ibikubiye muri ibyo bice uko ari bitatu. Igice cya mbere ni igihe cya gihanuzi. Mariko agaragaza igihe cya gihanuzi mu butumwa bwiza uko Yesu yabutangaje. Umugabane wa kabiri ni isezerano ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwari bukubiyemo isezerano ry'Imana. Umugabane wa gatatu ni uguhamagarira kuyoboka Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwari bukubiyemo guhamagarira abantu kumuyoboka. Aha rero ku mugabane wa mbere igihe cya gihanuzi, kandi tubona muri uyu murongo ni ijambo igihe kirasohoye. Ku mugabane wa kabiri aho tubona isezerano ry'Imana, aha ngaha muri ubu butumwa bwiza kuri iyi mirongo dusomye hari amagambo avuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Aha ni isezerano ry'Imana. Umugabane wa gatatu uvuga ku byerekeye no guhamagarira kuyoboka Kristo. Aha ngaha mu butumwa bwiza nk'uko twabusomye hari amagambo avuga ngo mwihane mwemerere ubutumwa bwiza. Aha rero ni uguhamagarirwa kuyoboka Kristo. Mu yandi magambo, imigabane itatu iboneka muri ubu butumwa, hari igihe cya gihanuzi kivuga iby'igihe gisohoye, ko igihe gisohoye. Hari isezerano ry'Imana aho tubonamo amagambo avuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Umugabane wa gatatu uvuga ngo guhamagarira kuyoboka Kristo, aho tubona amagambo avuga ngo mwihane mwemerere ubutumwa bwiza. Igihe cya gihanuzi Yesu avuga hano kirengurira ku byumweru 70 bya gihanuzi bivugwa muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 ndetse kugeza wa 27.
Ahangaha ndifuza yuko dusoma aya magambo yo muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 tugeze uwa 27. Aha hari amagambo avuga ngo umurongo wa 24 kugeza uwa 27 w'igice cya 9 cya Daniyeli. Umurongo wa 24 aravuga ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranikwa kwiteka, ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impamvu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera, uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, rimare icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Aya magambo yavuzwe na Daniyeli agaragaza imigabane 3 iri muri ubu butumwa bwiza, nk'uko twabonye uko Yesu yabutangaje, ndetse muri iki gitabo cya Mariko. Ubuhanuzi bwuzurira mu gihe cy'umubatizo wa Yesu, ubwo yasigwaga na Mwuka Wera, maze agatangira umurimo we. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 38. Ibyumweru 70 by'ubuhanuzi butangaje bigaragarira mu ishusho ikurikira. Mu by'ukuri iyi shusho ko tuyireba, tubona yuko ibi byumweru 70 bitangira muri 457 imbere ya Kristo. Nuko hakurikirayo ibyumweru 90. Ibyumweru 90 bihwanye n'imyaka 483 bigeza kuri Kristo, ubwo Kristo kuri Mesiya umutware, ubwo yasigwaga amavuta. Ariko kubatizwa kwa Kristo bikarangira, nuvuga ngo ibi byumweru 69 bigarukira muri 27 nyuma ya Kristo, igihe Yesu yabatizwaga. Aha rero hagakurikira undi mugabane w'icyumweru kimwe cyari gisigaye. Iki cyumweru kigaragaza yuko igihe cyageraga hagati, batubwiye ko Mesiya yabuzanyije ibitambo. Ubwo ni igihe urupfu rwa Kristo, igihe Kristo yapfiraga, yari yapfuye ku musaraba, byari hagati y'iki cyumweru kimwe cyari gisigaye. Aha byabaye muri 31 igihe Kristo yaramanitswe ku musaraba. Ikindi gice kikageza muri 34 nyuma ya Kristo. Iyi niyo shusho tukwiye gukurikiza, irimo imigabane 3 igaragara muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu. Muri ubu buhanuzi, umunsi umwe uhagarariye umwaka umwe, uko tubibona mu kubara igice cya 14 umurongo wa 34, ndetse no muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6. Ubuhanuzi butangira mu mwaka wa 457 imbere ya Kristo, igihe umwami w'Ubuperesi Arutazerusi
yashyiragaho iteka ritanga uburenganzira bwo kuzuza imirimo yo gusana Yerusalemu. Ibi biboneka muri Ezira igice cya 7. Ibyumweru 69 bya gihanuzi byagombaga kugera mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo, ari cyo gihe Yesu yabatirijwe akanasigwa na Mwuka Wera mu itangirira ry'umurimo we. Kubambwa kwe byari kubaho nyuma y'imyaka 3 n'igice yakurikiyeho. Ku iherezo, kuzura kw'icyumweru cya 70 kwasohoye mu mwaka wa 34 kandi nyuma ya Kristo, igihe Stefano yaterwaga amabuye, maze ubutumwa bwiza bugatangira kugezwa ku banyamahanga, bugakomeza no kubwirwa abayuda. Mbese inshuti bakundwa, ubutumwa bwiza bwa Kristo hari icyo bugusigiye, hari icyo bukwigisha kuri uyu munsi wa none, hari icyo wowe ubwigiraho kuri uyu munsi wa none. Inshuti bakundwa, kwiga ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mushishikarizaho uri kwiga iki cyigisho cy'uyu munsi wa none, kandi nitumara kwiga ibi byumweru 70 bizadufasha gukomeza ukwizera kwacu, kandi bitari gusa muri Yesu, ahubwo kwizera kwawe kukarushaho no gukira no gushikama mu ijambo ry'ubuhanuzi. Inshuti bakundwa, icyigisho cy'uyu munsi wa none naha kigarukiye, kandi icyo ngusabye ni ukugira ngo ukomeze uzirikane ibi byigisho. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye ko wakomeje kuturinda ukabana natwe. Ubuntu bwawe ukomeze ubane natwe. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.